Reka tubifurize ibihe byiza bakunzi bacu, reka tubifurize ikaze kandi mwese aho mwa muri hose, reka tubahe ikaze mu byo mukora, mu byo muvuga. Icyo twifuza no kumwagira iterambere ry'ubuzima bwanyu muri rusange, mukagira ubuzima bwiza kandi mukagira ahazaza heza. Rwamagana rero umunyeshuri wigaga muri kaminuza y'u Rwanda yaruhamye mu cyuzi, ubuzima bwe bukaba butakiri mu buzima bw'abazima. Nitwa Eric Nshimiyimana, naho iyi ni Bizaza TV Rwanda muri kumwe. Ubuvumbuzi, siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro byose n'ahandi wabisanga atari kuri Bizaza TV Rwanda. Turagusabye ukomeza kujya udufollowinga, ukora subscribe, ukora share, aho ibyo byose tuzabiguha. Amateka yaranze isi, ubuzima bw'isi, ibyegeranyo ku isi n'ubuzima bw'isi, yaba indwara ziba ziri ku isi ugomba kuzimenya, bityo ukamenya uko ugomba kuzirinda. Ibyorezo biba bitandukanye nabyo ukabimenya. Ikindi kandi ugomba kumenya amakuru y'ubuzima bwawe, inama zitandukanye z'umuryango, inama z'urukundo. Icyo tuba tugamije ni kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Uti byagenze gute? Ese ni ibiki utamenye? Wowe icyo usabwa, komeza ukore subscribe, ukoreshe ku biganiro tukugezaho byacu na documentary zacu. Yaba uri mu Rwanda, tugeze kuri 30, ubwo ni mu ntara zigeze kuri enye, mu mujyi wa Kigali, mu karere k'Iburasirazuba, ubwo ni u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari Burundi, Ngozi, Cibitoki, Bagabo yemwe ndiko ndabacengurukiye, abari Uganda, abari Tanzania, abari Kenya, abari Central Africa, South Sudan, namwe kandi muri kutwumva. Ahangaha rero duhagaze turi kumva inyoni n'ibindi bitembera. Twahageze na kindi twaharebye usibye kuko iki cyuzi kirahari, cyarubatswe kandi ni icyuzi cyatangiwe ari ikidamu kigenda cyaguka umunsi ku munsi. Icyo cyari cyubakiwe cyari kigamije kugira ngo kijye gifasha abahinzi n'aborozi muri aka karere ka Rwamagana mu kubafasha mu buhinzi n'ubworozi byabo. Rero reka mbagezeho iyi nkuru, umve n'ibyo twagiye tubwirwa n'abanyeshuri biganaga n'uyu munyeshuri uko bari babanye n'uko urugendo rwagenze. Ariko ni inkuru iri ku kinyamakuru Igihe akadomo.com, yasohotse ku itariki 24 z'ukwezi kwa mbere, ubwo mu mwaka wa 2025, yandikwa n'umunyamakuru yitwa Hakizimana Jean Paul. Uyu musore rero w'imyaka 24 y'amavuko wigaga muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'ubuzima n'ubuvuzi, ishami rya Rwamagana, ubwo ni mu ntara y'Iburasirazuba. Rwamagana iri uvuye i Kigali muri Kabuga rwose n'ahandi ufungurira usibye akarere kwa Rwamagana. Waba uvuye Iburasirazuba za Uganda, ubwo ni ukuva muri Nyagatare ukagera Gatsibo, ukagera Kayonza, utuba muri Kayonza winjira muri Rwamagana. Hepfo naho haturiye akarere ka Kirehe na Ngoma, mu gihe n'akarere ka Gicumbi gafata agace gato cyane, ubundi kaba gakikijwe n'umujyi wa Kigali. Ubwo nizo location z'aka karere. Uyu munyeshuri rero yajyanye n'abagenzi be koga mu cyuzi igihangano cya Bugugu maze apfiramo. Byagenze gute rero? Uyu musore yaruhamye ku mugoroba wo kuri uyu wa kane tariki ya 23 Mutarama mwaka 2025 mu cyuzi cy'igihangano cya Bugugu giherereye mu kagari ka Nyagasenyi mu murenge wa Kigabiro. Uyu musore rero yamaze kwitaba Imana. Iki cyuzi rero cyatunganyijwe kugira ngo cyifashishwe mu kuhira imyaka yiganjemo umuceri, uko namaze kubivuga haruguru. Umunyamabanga rero nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigabiro, Rushimisha Mark, yabwiye ikinyamakuru cya Igihe ko uyu munyeshuri yajyanye n'abandi 4 koga muri icyo cyuzi, bakora urugendo rurerure birangira mugenzi wabo ananiwe akibira mu mazi ahita aruhama. Yagize ati umusore w'imyaka 24 bagiye ku cyuzi cya Bugogo ari 5 kandi ngo bose bari bazi koga pe, ntago ari ibintu bahimbahimbye. Batubwiye ko kandi
bakoze ahantu harehare cyane, noneho bahindukiye mugenzi wabo arananirwa baramubura. Nuvuga ngo bo bagiye binjira mu mazi baroga, ariko muri uko kwinjira mu mazi hari ukuntu abazi koga ucubira ukagera mu nce hasi cyane. Niba wenda icyuzi cya gifite metero nka 20 ukageze nko muri metero 10, ni kure cyane. Kurohama byari ngombwa, ni kure cyane ku buryo wenda abazi koga babyumva vuba. Kiba gifite deep cyangwa se ubujyakuzimu burebure. So rero niba urenze metero runaka ushobora kubura umwuka. Iyo ubuze umwuka kenshi rero nta kindi usibye kuba warohama ukahaburira ubuzima. Uyu musore rero cyangwa se uyu musore aho yarari yiga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Rwamagana, abanyeshuri bose bari mu gahinda batubwiye imbamutima zabo. Aranabahamagara rero, yabahamagaye muri uku kurohama, yabahamagaye ababwira ko ananiwe. Niryo jambo abanyeshuri batubwiye, yananiwe. Ariko mukuntu kubera ko basaga naho bamusize bari imbere yiwe cyane, ubahindukiye baramubura. Ariko muri kumubura kugira ngo bimenye ko umunyeshuri wabo yarohamye, nuko yubumvishijwe abahamagara ati ndananiwe. Niyo magambo yatubwiye. Babiri rero basubiye inyuma, umwe amufata akaboko, ariko ngo yari yatangiye gusoma, cyita gusoma nyiri aho, kandi bajyaga rero hari hakiri kure. Byageze aho rero ahita acubira baramubura, bakuriye bishoboka, amaboko biranga. Kandi urumva ukurura umuntu akaboko ari mu mazi ntabwo byoroshye, kuko umuntu wamaze no kunywa amazi, wamaze kumira nyiri, ntabwo byoroshye. Umuntu amaze kwiyongera ibiro, yamaze kuba like none no kuba umwuka wari umaze kugenda ugabanuka. Murabizi abantu muzi ibyo bita body weight. Burya kenshi umuntu wamaze kubura umwuka, umaze kuva mu mwuka, nta kintu kiba gisigaye usibye kuba ibiro bye byiyongera maze akaba yarohama. Rero baje kumukurura biranga, bagenzi we arananirwa, biza kurangira arohamye. Uyu musore rero uyu umuvugizi hariya, uyu muyobozi wa Rwamagana Rushimisha, yakomeje avuga ko muri iki cyuzi harimo isayo ku buryo utapfa kubonamo umuntu. Abanyeshuri kandi ngo bafashe isaha yose babanza kumushakisha, bamubuze mu ijoro, aba aribwo bajya kubwira polisi n'izindi nzego kugira ngo batabare. Nabo kandi ngo bagiyeyo ntibamubona, uko bakoze ibishoboka byose kugira ngo barebe ko bamubona. Amakuru rero yizewe igihe yatangaje yamenyekanye nuko polisi y'u Rwanda yabonye umurambo w'uyu musore mu gitondo cyo kuri uyu wa 24 Mutarama. Yagiye ikubishoboka byose iracukura, irashakisha, ikuramo isayo mpaka umusore araboneka. Ariko mu kuboneka n'ubundi yari yamaze kubura umwuka, yari yamaze kuva mu isi y'abazima. Uyu muyobozi rero yavuze ko iki cyuzi gihangano kimaze gupfiramo abantu, ari nayo mpamvu bagiye gukaza umutekano wo kukirinda ko cyakomeza guteza ibibazo mu gutwara abantu. Si ubwa mbere iki cyuzi kivuzwe ko aruhamyemo abantu ubuzima bwabo bukagenda. Umunyeshuri rero witabye Imana yigaga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Rwamagana mu mwaka wa 3, yari mu nzira zo gusoza Ubuyobozi rero bwatangaje ko iki cyuzi cya Bwugu bitemewe kucyogamo. So bwa mbere hamenyekanye ko ibyuzi cyangwa se imigezi imwe n'imwe itwara abantu. Wigeze kumva n'inkuru y'umunyeshuri wigaga muri kaminuza y'u Rwanda ishami ya Busogo mu buhinzi, muri kaminuza ijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Icyo gihe umunyeshuri nawe yaragiye ajya mu mazi, yiyahura mu mazi y'umugezi wa Mukundwa. Hari n'undi munyeshuri none waje kugwa mu kiyaga cya Kivu, ubu nawe ubuzima bwe bwararangiye. Ni ibintu bikumira kwibaza, se abanyeshuri ki bakunda kugwa
muri ibi byuzi cyangwa se muri aya mazi ishimwe nuko batazi ubumenyi bwo koga babyagenze gute, ariko abandi baravuga ati bwo ni ikiba cyamutwaye. Abanyeshuri rero batubwiye uko uyu munyeshuri babanaga, bavuga ko bari babanye neza nta kibazo kandi bagiye ari uburyo bwo kuruhuka no kwishimisha, nta kindi kintu bari bagamije muri cya cyuzi, kuko batubwiye ko n'ubundi busanzwe bazi koga kandi bazi n'igihe bageze mu mazi ibyo bakwiye gukora. Gusa nyine nta kundi byagenda, nuko ubuzima bwarangiye. Abanyeshuri rero muri kaminuza y'u Rwanda bari mu cyunamo cy'umunyeshuri bose, dukomeze kandi tumwifurize iruhuko ridashira, yaba bari muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare, bari muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Kayonza ubwo ni muri Rukara, abari muri kaminuza y'u Rwanda n'ubundi ishami rya Rwamagana ubwo ni mu buvuzi, abari mu ishami rya Butare, abari mu ishami ryiga riri Kigali Kicukiro, abari hariya Igikondo, abari mu ishami kandi rya kaminuza y'u Rwanda ishami rya Musanze, ubwo hariya bari Ubusogo n'abandi batandukanye bari za Huye za mu kaminuza atandukanye y'u Rwanda. Dukomeze twihanganisha uyu muryango kandi dufate mu mugongo aba asigaye kugira ngo bakomeze bihangane kubera kumva iyi nkuru. Ntabwo byoroshye, ntabwo byoroshye abe na gato. Nitwa Eric Nshimiyimana, ngayo ubuzima n'ubuzima butazima n'ubuzima kandi bufite ubuzima. Niyo mpamvu nyaboneka niba ubona ko koga utari kubyumva bihagarike hakiri kare, niba ubona ko utazi koga bihagarike hakiri kare. Numara kubyumva rero jya umenya ko ubuzima bwose buba buri mu biganza byawe. Nta yindi nteguza naho utaha.